tugahagarara twemye nguko tuzasa niko turahishurwa. Ni nacyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kweza, bakatwitiranya yuko dusangira ibishimbo, bakatwitiranya yuko dusangira ibyago, bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi, bakagenda mu modoka wowe udafite n'igare, imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanitse. Ariko hora ibyacu naho hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Abana b'Imana tugahagarara twemye, hora ceceka ihorere, ndumva guhorera k'umukiza Yesu, ndumva imirindi ye agarutse, nshuti ihangane aje kukuruhura. Hora ceceka, ntago ariko bizahora kuba mutegereje ngo kereka uzava mu masezerano ari nta mpamvu. Tugiye gusengana, nyemerera uzamure kwizera kwawe nkuze n'ukwanjye, duhamagara Imana, duhamagara ubutabazi bwayo duhamagara Imana yacu ikora, duhamagara Imana isubiza. Mana we, ntabwo dukeneye ya masengesho ameze nk'amahuri, yayandi twadepse muri depo, yayandi bakubwira ukuzuza ikayo indi ugafata indi. Dukeneye Imana ivana muri nza igashira muri ndabikoze. Dukeneye Imana ivuga bikaba, dukeneye Imana ivuga bigasohora. Ntabwo dukeneye amasengesho yo kongera guhubika, ahubwo umuririmbyi yaravuze ngo haleluya, ngo bishobokera uwizeye. None aha wizeye, hari ibijya kuremeka mu rugo rwawe, hari ibyo Imana igiye guhindura mu rugo rwawe, mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Mana yacu, Imana nziza, uri Imana yacu, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana isibanganya amateka mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana yacu, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera mu izina rya Yesu. Mana ndaguhamagaye, Mana ndagutakambiye, Mana ndakubashe, Mana nkuciriye bugufi, nsengeye ababyeyi bubatse, Mwami nsengeye ingo kugira ngo uzubake mu izina rya Yesu ibyo wubatse. Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana bane namwe. Wowe udukurikira kuri Alliance Official, ndagira ngo nkubwire Imana ikumera umugisha, kandi Imana igisubiza kwifuza kwawe. Ikintu cyose ubura gusengera Imana ijye gusubiza. Imana ishimwe yaduhaye akanya ko kongera kuboneka imbere y'Imana, ikaduhereza umwanya wo kubana nayo, ikaduhereza akagahe. Hari benshi baba bagashatse bakakabura, hari benshi babifuje kumva isengesho abantu babasengera bakaribura, kuko hari igihe tugeramo gusenga bikakubana gakeya. Wajya gusenga amarira akagutanga imbere, wajya gusenga kubw'ibibazo ukumva nta magambo ugifite yo kubwira Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire, muri aya masaha tugiye gusenga n'Imana kugira ngo Imana izihindure ibihe, Imana izihindura amateka. Hari igihe abantu baba batuzi mu mateka, amateka adahinduka, amateka yayandi ahora yisubiramo. Umuntu akazagenda akamara nk'imyaka 2 yongeye agaruka agasanga uracyari wa wundi. Ni wowe ugifite agahinda, ni wowe ugifite umubabaro, ni wowe ukijya gusenga usengera icyifuzo kimwe cyanze guhinduka. Ndagira ngo nkubwire, uyu munsi tugiye gusenga Imana ihindura amateka, tugiye gusenga Imana ihindura ibihe, tugiye guhamagara Imana ihindura amateka, tugiye guhamagara Imana yayindi yumva igasubiza. Niya Mana itari Bayali, ya Mana itari Dagoni. Reka mbabwire, igihe kimwe umuhanuzi w'Imana Eliya yaragiye ubwo yarahanganye n'abahanuzi ba Dagoni, haleluya, n'abahanuzi ba Yezebeli, maze ngo baragenda, haleluya, haleluya. Ngo Eliya arababwira ngo Imana iri busubirisha umuriro, ngo iyo niyo Mana, haleluya, ngo iyo niyo Mana tugomba gusenga. Ngo barangije ngo baragenda, ngo barasenga, haleluya. Ngo abo bahanuzi b'ibigirwamana ba Yezebeli ngo barasenga, ngo umuriro ngo wanga kuza mu gice
igicaniro, umuriro wanga gutwika igicaniro, barasenga barikebagura ariko biranga, barongera barasenga barikebagura, Imana yabo ntiyumva. Imana ishimwe. Ariko Eliya aravuga ngo mbere yuko nsenga ngo muzane amazi, ngo mutazitwaza ngo mbese ngo iki gicaniro cyari cyumutse, ngo muzane amazi mushiremo. Haleluya, haleluya. Ngo maze bazana amazi basuka ku gicaniro, basuka ku gicaniro, ngo maze Eliya arababwira ngo Imana iri bisuburisha umuriro niyo Mana. Haleluya, haleluya. Ngo maze Eliya azamura isengesho aravuga ngo Mwami Yesu, haleluya. Ukivuga ngo Mwami Yesu, hari ibintu biritagurika ku buzima bwawe, hari imbaraga zisohoka mu buzima bwawe, hari imbaraga zabaye karande zigusohoka, hari imbaraga zagutwikiye igicaniro, kizazi nizatoyeje igicaniro cyawe kikaba cyaratose, mbese ukaba ugihamagara ukabona nta kiri guhinduka. Ndagira ngo nkubwire, Imana yaraje kwa Elisa, Imana iriyerekana, Imana iriyerekana. Ngo umuriro uraza utwika igicaniro, ngo baraho bose barumirwa, ngo barabazanya ngo mbese niba iki bibaye. Barangije guhera uwo munsi baravuga ngo Imana ya Elisa ngo niyo Mana tuzakorera. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero nje kukubwira ngo tugiye gusengana Imana, uvuga ati Mana yanjye uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, undinde imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi zimaze igihe zinyishima hejuru, uzirimburane n'ibyazo byose. Haleluya. Uyu munsi wizera Imana bigomba guhinduka, abantu bakazajya bavuga ngo Imana ya Kamikazi niyo Mana tugomba gukorera, Imana ya Saduraka, Meshake na Abedenego niyo Imana tugomba gukorera. Ugeneye mu bihe byose byatambutse, Imana yacu yahoze itsinda, Imana yacu yahoze ari inyangamugayo, yahoze iseruka mu ba mbere, yahoze itwika imbaraga z'abadayimoni n'imbaraga z'abarozikazi. N'izo mbaraga ziri ku urwo rugo rwawe dushaka gusenga n'Imana, Imana ikaza igahindura amateka, Imana ikaza igahindura ibihe. Ntabwo tuzahora tubabaye, nta nubwo ariko bizahora. Hari Imana ije guhindura amateka, abantu bakabazanya ngo mbese Imana yuriye ibahe. Hari igihe tugeramo ingo zacu Satani akazisaba, abarozi bakazisaba, Imana nayo ikemera kuzitanga, ariko ikimana igifite agaciro, ikarinda isezerano yaguhaye, ikemera kubabarira mu urwo rugo ariko nturusohokemo, ikemera ko umugabo wawe yanga kuguhahira ukihahira ariko ukarugumamo. Reka mbabwire, igihe kimwe Satani yari ari kuzerera mu isi, arangije Imana iramubwira ngo mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu ko nta muntu umurusha gukiranuka. Satani aravuga ngo mbese yabuzwa n'iki gukiranuka ko wamuhaye byose ukamuha n'urugo rwiza. Imana iramubwira ngo Yobu ntabwo anyubaha kuko afite imitungo, kuko afite urugo rwiza, ahubwo anyubaha kuko yamenye nk'Imana. Imana ishimwe. Ngo Satani arangije abwira Imana ati munkopeho gatoya. Haleluya. Imana iramubwira ngo ndamuguhaye, ariko nimanye igifite agaciro, ari wo mubiri we, ari wo umubiri, umutima we, mbese roho ye. Imana irayimana. Reka mbabwire, ibyo Imana yadutanzeho ni ibingibi bigaragarira amaso y'abantu, ni ibingibi bigaragarira amaso y'abantu. Imana yimanye igifite agaciro, ubugingo bwawe yarabwimanye, roho yawe Imana yarayimanye. Haleluya, haleluya. Haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, haracyari ibyiringiro yuko icyo uri gusengera cyakongera kigasubizwa, haracyari ibyiringiro ko na nyuma ya zeru Imana igikora, haracyari ibyiringiro ko Imana yacu yakubura dosiye yawe yari yanditswe nabi. Hari igihe Imana yahinyuraho ikakubwira ati mwana wanjye n'iki no kugikora ndagikoze. Imana ishimwe. Tugiye gusengana. Humura wowe urushe uremerewe birarangiye, witinya uyihanga amaso yakuremye irabishoboye. Witinya. Hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, bana b'Imana, tugahagarara twemye. Haleluya, haleluya. Hari igihe kimwe amateka azahinduka, bana b'Imana, tugahagarara twemye. Nguko tuzasa niko turahishurwa, ni nacyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese,
rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kweza bakatwitiranya yuko dusangira ibishimbo bakatwitiranya yuko dusangira ibyago bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wowe udafite n'igare imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanihitse ariko hora ibyacu naho hari igihe kimwe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara twemye hora ceceka ihorere ndumva guhorera k'umukiza Yesu ndumva imirindi yagarutse nshuti ihangane aje kukuruhura hora ceceka ntago ariko bizahora kuba mutegereje ngo kereka uzava mu masezerano ari nta mpamvu tugiye gusengana nyemerera uzamure kwizera kwawe nkuze n'ukwanjye duhamagara Imana duhamagara ubutabazi bwayo duhamagara Imana yacu ikora duhamagara Imana isubiza Mana we ntago dukeneye ya masengesho ameze nk'amahuri yayandi twadepse muri depo yayandi bakubwira ukuzuza ikayo indi ugafata indi dukeneye Imana ivana muri nza igashira muri ndabikoze dukeneye Imana ivuga bikaba dukeneye Imana ivuga bigasohora ntago dukeneye amasengesho yo kongera guhubika ahubwo umuririmbyi yaravuze ngo haleluya ngo bishobokera uwizeye none aha wizeye hari ibigiye kuremeka mu rugo rwawe hari ibyo Imana igiye guhindura mu rugo rwawe mu izina rya Yesu rifite imbaraga Mana yacu Imana nziza uri Imana yacu uri Imana ivuga bikaba uri Imana itegeka bigakomera uri Imana isibanganya amateka mu izina rya Yesu haleluya haleluya Imana yacu Imana ishobora byose Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera mu izina rya Yesu Mana ndaguhamagaye Mana ndagutakambiye Mana ndakubashe Mana nkuciriye bugufi nsengeye ababyeyi bubatse mwami nsengeye ingo kugira ngo uzubake mu izina rya Yesu ibyo wubatse birubakika ibyo mwami Imana wujuje biruzura mu izina rya Yesu rifite imbaraga ni wowe Imana izigakomeza ibyari bisenyutse ukavuga ngo ndabitangiye ukavuga uti ndabiremye nyemerera ugire ibyo urema nyemerera ureme ingo z'iki gihe mwami Imana nyemerera uzireme izarimo kujegajega nyemerera uzireme izari zitandukanye kubwo kubura urubyaro nyemerera uzireme izari zitandukanye kubera ikibazo cy'ubukene nyemerera wongere uzireme izari zitandukanye kubera inshoreke nyemerera wongere uzireme ingo zari zitandukanye kubera ibibazo by'iyi si nyemerera wongere uzireme mwami Imana n'ingo nyinshi wagiye urema udwasara waruremye ubwo hari ikibazo cy'urubyaro ubwo bamwishimaga hejuru waraje urarurema udwo wararuremye birakunda mu izina rya Yesu mwami hari ingo nyinshi wagiye urema dufite ibihamya bitwemeza yuko mwami Imana nizacu wakongera ukazirema nyemerera ugire ibyo urema nyemerera usohora ibidafite umumaro mu izi ngo izatumaga izi ngo zitubakika nyemerera uzisohore mu izina rya Yesu rifite imbaraga durahamagara gukora kwawe turahamagara imbaraga zawe imbaraga zisenya ibicaniro bya Dagoni izo turaziheje imbaraga mwami Imana zisenya ibicaniro by'abadayimoni izo nizo dukeneye kugira zicane mwami Imana zicane umuriro mu ngo zacu ingo zacu mwami Imana bongere bazibone nk'ingo nzima zongere ziremeke mwami Imana hari ababyeyi bagira agahinda ko mu mutima ku bugingo zabarenze bakifuza gusohoka ntibikunde bakifuza no kuzibamo ntibikunde ariko none hanasenze nyemerera uzumara umubabaro ababyeyi nyemerera uzuremo umubabaro mwami Imana uvaneho umubabaro w'ingo ziri kugushaka mwami nyemerera uze ureme mwami Imana umunezero muri izi ngo nyemerera mwami Imana ingo Satani yari gusaba rekuzimane ahubwo mwami Imana uzisukeho umugisha wawe batera imbere ababirebesha amaso batangare abazitegaga amaso abazitegaga ibihe abazitegaga amasaha babirebe batangare babone imirimo yawe babone kugirirwa neza nawe babone agakiza kawe gatembera muri izi ngo mu izina rya Yesu mwami nsengeye n'abafite za mariage abifuza kurushinga bazagendere mu mbyino z'abanezerewe uzabarinda umubabaro uzabarinda babatega iminsi
bavuga ati nakanaka mwami Imana yari abishoboye, bavuga ati nakanaka yamaze igihe n'iki. Reka mwami Imana uze uzikomeze, ububakire, ubaremere iby'umumaro, ubarinde mwami Imana ingo zo kubarika, ahubwo ubahereza ingo zikomeye zitajegajega mwami Imana, zikomejwe nawe kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe. Nyemerera uzubagirire neza, ubatabare uzindutse kuko ni wowe Mana, ubatabare mwami kuko ni wowe ushoboye gutabara, ni wowe ujya utanga ibyo utazisubiza. Nyemerera mwami Imana ubagirire neza, nyemerera mwami Imana ubatabare mu izina rya Yesu, amen. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Arabiringira abantu bakabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Hari igihe wizera marene wawe, ukamwizera nk'umujyanama wawe mukuru, akakumvira ubusa, akaba ari we ujya kugutaranga, ndetse akaba ari nawe ujya akagusenyera urugo wowe utabizi. Hari igihe twiringira abantu tukabaririra, tukagenda tukabasangiza inkuru z'ubuzima bwacu, ahubwo bo bakagenda bakazihindura ikiganiro cyo kugenda batuvuga, bakamera nk'abahawe inkuru nshasha yo kugenda bamamaza ahantu mu mahanga. Ariko reka nkubwire ngo abiringira abantu barabahemukira. Icyo nakubwira cyo, izera Imana gusa, uyizere wiyirebe, n'utayizera bikurebe. Biharira Imana, niyo yonyine yaza ikubura dosiye yawe, niyo yaza ikubura amateka asa nk'ayisubiramo, niyo yonyine igiza ikayatangira bundi busha. Mu izina rya Yesu, Imana yacu ibampere umugisha, Imana ibampere ibyo mushaka birenge uko mwifuza, ahubwo Imana ibakorere surprise iva mu ijuru, kuko yabitubwiye muri Zaburi 127 ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Imana yacu niza ikubaka, atari yo barinzi babera amaso ubusa, atari yo uwo mugabo kumucunga ntago byagushobokera, uwo mugore wawe kuba wamushiraho ingenzi ntago byagukundira, atari Imana ije ikubaka nta kintu byamara. Imana y'amahoro ibampere umugisha.